Reka nongere mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda. Ndabasuhuje nizira ko mumeze neza cyane kabisa, mbifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza cyo kuri uyu wa kane tariki 7 z'ukwezi kwa 11. Nizira ko rwose ibyo mukomeje gukora bigiye bitandukanye birimo biragenda neza, nyagasana akomeje kugenda abibanamo namwe aba sportif mwese mufitaho muhuriye n'ikipe ya Aprfc Football Club. Bwo ndavuga nyine abakunzi b'ikipe Aprfc Football Club, nizere ko ibintu ari amahoro, ibintu bimeze neza cyane. Uko byagenda kose nabizi muri iyi minsi ntabwo ibintu biri kugenda neza, ariko remember ko cyangwa se wibuke ko uri umukunzi w'ikipe, ntabwo uri umufana uje gutyo gusanya mu gihe bigiye, ufite impamvu wafanye ikipe Aprfc Football Club. No kwango rero ibihe yabirimo iracamo byose ni ibintu bisanzwe byaba no ku yandi Makipe gusa, ariko ni ikipe Aprfc Football Club yawukunda, niyo mpamvu mu bihe nk'ibi bigukeneye kwanga ukomeze uyishyigikire uko byagenda kose. Kandi APR ngira ngo namwe murabizi abakunzi bayo, ni ikipe iri giant, ni ikipe ikomeye cyane. Utuntu nk'utu dusituwasiyo nk'utu ngutu iduhanduringa vuba bidatinze bikaba byakemutse. Nizere ko rero rwose ibibazo irimo mota irakariye cyangwa se ngo namwe kwirakariye ntabwo byabura, ariko nyine mu buryo mutafata ibyemezo ko ati ntabwo tuzagaruka ku kibuga, oya ahubwo muri iyi minsi mu bihe nk'ibi nibwo ibakeneye. So nsa nkaho sogongeje ku byo tugiye kuba tuganiraho, n'ubundi ni ikipe Aprfc Football Club hano kuri Sport Galaxy Rwanda tuganira. Tugiye kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda abivugwa, ariko cyane biraza byuririra cyangwa se bishamikiye ku mukino ikipe Aprfc Football Club iri buze gukina n'ikipe ya Vision. Iraza ko yakira ikipe Aprfc Football Club ni ku munsi wa 9 wa shampiyona y'ikiciro cya Milano mu Rwanda Premier League. Iraza kuba ikomeza, ngira ngo uyu munsi no urafunika cyangwa se urapfundika uyu munsi wa 9. Ubwo rero ikipe Aprfc Football Club iraza gusura ikipe ya Vision, amakuru aryoshye akomeye cyane ameze neza. Ngira ngo abakunzi ba Aprfc Football Club muze kumva ni ubutumwa bukomeye. Abakunzi b'ikipe Aprfc Football Club, ikipe Aprfc Football Club bukomeye cyane, bagenera abakunzi b'umupira no mu Rwanda, ariko n'ikipe ya Vision yavumvikanye kenshi bavuga ko bagomba kwiyumura ku ikipe Aprfc Football Club binyuze ku muvugizi wayo super manager. Bati APR muri iminsi meze nabi, tinajyaga nyubaha nyitinya nunda nayubaha, atariko nanjye nicyo gihe cyanjye ngo nyikure amanota, mu gihe tukibona karinare isigaye yarakomeretse igenda icumbagira. Ati rero ngomba kwifatirana nkayikuraho inota cyangwa amanota 3. Nuko ibintu bimeze, ariko Aprfc Football Club yakana ati wowe Vision kakubayeho. Nandi menshi amakuru agiye atandukanye bya Farufe Mahaga yamaze kubirya ikipe Aprfc Football Club, imyitozo yaraye iyikoze nimugoroba, nibyo tugiye kuba tuganiraho. Ibyo nkwibutsa wowe, nyamuneka dufashe ukande subscribe niba uri umukunzi w'ikipe Aprfc Football Club, ukaba ubonye iyi video ukaba utarakanda subscribe kuri iyi channel, kandaho kwera ko amakuru y'ikipe Aprfc Football Club yose uzayasanga ahangaha, nta na kimwe dusize inyuma, nta n'indi nkuru tujya tuvangamo. N'ikimenyimenyi ureba amavideo yacu yose abarimo amakuru menshi aryoshye, nagaruka ku ikipe Aprfc Football Club. Andi makuru tubaha ni amakuru y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Urumva rero, better you support us by making subscribe. Dushyigikire kabisa kandi subscribe, ibintu bikomeze kugenda neza. So naratinda nyagasana abakunzi w'ikipe Aprfc Football Club, nabizi ko muri kumwe nanjye ku bwinshi, neze yombi kabisa, muvati reka twumve icyo Sport Galaxy Rwanda batuzaniye. Ndagira ngo noneho dutange prediction irengagize kuba ikipe Aprfc imaze itsindwa n'ibiki byose byamaga byose, hanyuma utange prediction for today's match.
tanga prediction ku mukino w'uyu munsi uraguze umutwe hagati ya Vision na Aprfc birarangira gute? Ni ekipe iri bwegukana amanota 3 ibitego bingahe ku ruhande rwa APR iri butsinde uyu mukino cyangwa nabyo biri buze kugorana? Ubwo rero tubwire amazina yawe rwose, nimba uri proud y'ikipe yawe Aprfc tubwire amazina yawe, APR ndayikunda uyu munsi tugomba gutsinda Vision. Ewana message nanjye ndagenda nzinyuzamo amaso kabisa, ngende ndeba uko ibintu byifashe. So ubwo rero mu gihe muraza kuba muri kwandika ubwo butumwa bwanyu, reka mbabwire ko tugiye kwinjira noneho mu mukino nyirizina no mu makuru y'ikipe Aprfc agezweho. Ikipe ya Aprfc iri bukine na Vision uyu munsi. Ni umukino ukomeye cyane wo gutsinda. Ubuyobozi bwa Aprfc bwakaniye, abakinnyi bakaniye nimugoroba bari mu myitozo, ariko bafite icyitwa amakare. Ntabwo ari amakare kugira ngo ibiki n'ibiki ibintu biremereye, oya. Amakare mvuga bafite ni ishaka ryo gutsinda ikipe ya Vision uyu munsi ko byagera kose amanota 3 APR ikayacyura. Imyitozo baraye bakoze yabateguraga neza cyane, ngira ngo uyu munsi nyine niwo munsi w'umukino. Ku munsi w'ejo rero bakoraga imyitozo mu mvura imeze nabi cyane hari za shorongi, ariko abasore baremera barakora kugira ngo baharanire nyine gukora cyane, ejo bazamanuke mu kibuga ibintu biryoshye bimeze neza cyane. Ngira ngo murimo kugenda mubibona muri ayo mashusho n'amafoto ndi kugenda mbahereza. Ikipe APR ihagaze neza, bageneye ubutumwa ikipe ya Vision, bayibwira ko uko byagenda kose yitegure kurya ibitego byinshi, yitegure gutsindwa uyu mukino uko byagenda kose. Urumva nawe ikipe imaze kurya ibitego 3-0 kubera forfait, ukora amakosa, yakinisha abanyamahanga 7 kandi hemewe 6. Urumva ko ari ikibazo cyane. Wamwamenye ko nyine na Eric Nazinda capitaine retired bamuhagaritse, ndetse na Georgine nawe yaje kuba ahagarikwa. Urumva ni n'umwe watangiye kuvuza ubuhuha mu ikipe ya Aprfc. Batiki rero batuye umunsi amanota 3 agomba aboneke kuri Vision. Nanjye nkavuga ati aya manota APR batakaje bakayihera gorira, bakaba bafite uyu mukino wa Vision. Uyu mukino wa Vision batawutsinze byaba bizagorana uyu mwaka kuri APR. Niyo bawunganya nyine byaba biri gutanga ishusho yuko n'ibindi byose bizaba bimeze kari ibintu byazaba bigoranye cyane, ariko cyane. Ubwo rero ni must win game kuri APR. Ni saa 12 abafana mugomba kuba muri benshi ku bwinshi, ariko kugira ngo mushyigikire amanota 3 atahe. Iyo ni ikipe Aprfc. Abakunzi bayo nizere ko mumeze neza cyane. So mwebwe rwose mbasuhuze muduteze yombi muri kano kanya, muje muri kano kanya. Ushobora kuri mu majyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, urasirazuba n'uburengerazuba, izo zose ni intara zigize igihugu cyacu. Nizere ko mumeze neza cyane abahuriga cyangwa se abakunzi b'ikipe ya Aprfc. Ubwo rero reka tuze gutegereza ifirimbi ya nyuma kuri uyu mugoroba hagati y'ikipe ya Aprfc n'ikipe ya Vision. Ubwo rero APR nyine forfait ikaba yaje kuyihabwa. Ni ibintu byagaragaraga nuko habayeho gutiza komisiyo ishinzwe amarushanwa muri Rwanda Premier League no gukurikirana utuntu nk'utu dukosa twa hato na hato. Ntabwo bose bari bagateranye kugira ngo baze gukemura ibibazo, ariko forfait yo yari yamaze kuba bayitanga. Ubwo n'ikipe APR yari yamaze kwiyakira, banasabye n'imbabazi abafana. Nyuma y'ibi ngibi ubuzima burakomeza. Nizere ko mutababajwe nuko amanota 3 yagiye. Ego ni ahantu mwari muri n'ibiki byose akava murasubira inyuma hasi,
ariko nyine n'ibintu bizarangira kuri APR ndayibona ko uyu munangiro za saison 6 aba si neza, ariko ndabizi ko izagera hikaza ikaba ifarasi iyoboye yonyine. Kandi muri uyu mwaka bidatinze muzatangira kubona ibimenyetso. Amusore nizere ko mumeze neza cyane kabisa. Hanyuma rero ikipe APR Football Club nyuma y'ibihano yafatiwe, amakuru avuga nuko avugwa nyine muri APR, ubwo nayo ngiye kugenda nabibabwiye, bakoze akanama no muri WhatsApp group hose bagenda ngo babiganiraho. Ni amakuru mfite nyesha suruse yanjye, bavuga bati urugamba nibwo rwatangira, nibwo twatangira twebwe shampiyona, ngo tumaze gukina imikino 3, uyu munsi urabo wa 4, ntabwo turakina imikino 5 yindi, ubwo harabasigaye 3. Bati rero uko byagenda kose imikino yose iyi faza are ikaza kurangira tudatsinzwe. Cyo dushaka ni ukunganya no gutsinda tukabona amanota 3, tunganye turigabana, ariko ibindi byose ni ugutsinda. Ikipe ya APR Football Club rero afande chairman, ndetse amakuru mfite nuko we rwose agifite umwanya muri APR, ibintu byo kumusimbuza biri kure cyane nk'ukwezi. But rero uyu afande chairman Colonel Charles Karasira arakomezanya n'ikipe APR uko byagenda kose. Ubundi benshi bavuga ati ashobora kwirukanwa nawe kuri imirimo bakamusimbuza abandi bafite amakare aremereye cyane, ariko nawe biravuga ko yiteguye gukora buri kimwe, agahundira buri kimwe cyose cyabaye akajagari muri APR, cyane ko nawe bishoboye kandi abifitiye ububasha. Ubwo rero abakunzi ba APR mushonje muhishuye ibintu bimeze neza cyane, ati hago wagakipe cyangwa se amakipe agiye gukurikizaho APR isigaje guhura nayo, ishaka ngo fazare irangire iri ku mwanya wa mbere, uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. Nuko ibintu bimeze. So ngayo nguko rero mu ikipe APR Football Club nibyo bikomeje kugenda bivugwamo muri rusange. Dukomeza tugenda tubibagezaho neza 5 kuri 5, mukomeza namwe mugenda mukora subscribe kako tuganira ku ikipe yanyu mukunda ya APR Football Club. Urumva rero yudakanze subscribe biba atari ibintu byiza cyane, nawe amakuru ya APR ntabwo wongera kuyabonera ku gihe, ukayabona none atavangiye mandi makuru. Twenda ngo turi kwihuta ngo duhite tujya kuyareba, ngo aya Musanze, ngo aya Polisi, ngo aya Kiyovu, ngaha ya Gasogi. Oya, tuganira kuri APR gusa, ibintu bikaba bimeze neza cyane. So ubwo rero imyitozo turebye, wenda sinzi nimba nababwira na 11 bari buze kubanzamo. Ngiye numva ku giti cyanyu umutoza yagakoresheje niyongere gukora amajabu ngakoreshe akora amakosa kuri kariya kageni yibeshe kuriya. Ngira ngo nyine mwabonye ari abakinnyi bamaze gufata umwanya wo kubanzamo uko byagenda kose, kereka habaye hari uwagize ikibazo cy'uburwayi cyangwa imvune. Mu gihe bose bahari ari baryeje ari bataraga, APR Darikonovic ikipe agomba kuyihagarika muri ubu buryo. Agomba kuba afite 2 Byiringiro Gilbert, 3 niyo mugabo Claude, 4 na 5 Keremana ari Muswane. Suwane we byamaze gufata ko rwose azajya akomeza kukibanzamo. Ni umusore witanga cyane, imipira yoheje abayikina n'ibikina kumfa kumuco biragoye. Amaze no kuba igisore rwose, nahoze mbona mu myitozo ari igisore cyane. Hanyuma ubwo ikipe APR Football Club nyine ubwo mu kibuga hagati Darikonovic agomba gukoresha Tador Wanga kuri 6, 8
akaba afiteho Dawuda Saidu Yusuf, akagira 10 Muhammadu Laminiba, Ruboneka Jean Bosco, Mugisha Gilbert wari uhari mu myitozo ameze neza cyane kabisa, akiri no mu kwezi kwa buki, araza kuba aca ku rundi ruhande batakisha Mamadusi. Message nyinshi mwatanze bati Mbawoma wapi. Mutoza nawe ubanza yabyumvise, cyumvirizo cyanjye kiranyereka ko Mamadusi ari buze kuba akibanzamo iki kibuga. Ngayo nguko rero muri APR Football Club amanota 3 arakenewe uko byagenda kose. Ubwo itundi dukuru dukomeze kujya ducaracara, nyamuneka twebwe duhiniye ahangaha, tujye duhura mu yandi mavideo ari imbere, tugenda tubakusanyiriza breaking news na za APR uzajya usanga hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Mukomeze mudushigikire twuzuze 30,000 by'abasubscribers b'ikipe APR Barabos. 30 bizaba ari by'abakunzi b'ikipe APR kuko nibo hafi ahanini bakanze subscribe. Ubwo rero mukomeze mubikore, tugende tuba bench, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ndabakunda cyane, ni Sport Galaxy Rwanda, mukomeze kugira ibihe byiza.